buri gitondo mu mijyi nka New York City, mu gihugu nk'u Rwanda, mu mashuri yuzuyemo urusaku rw'abanyeshuri, mu mijyi no mu byaro bituje bya Finland, miliyoni z'abarimu babyuka izuba ritararasa, bategura amasomo mu gicuku abandi baryamye, bakosora imyitozo muri cya gihe bakabaye baruhuka, batwaye ibyiringiro by'ibihugu byabo mu bitabo no mu mpapuro zishaje. Benshi mu bantu bakomeye ku isi banyuze mu biganza bya mwarimu. Abatarubaswe n'amasomo mu bitabo yabahaye, bubatswe n'amasomo y'ubuzima basigiye. Mu kazi kabo ka buri munsi bashimishwa no kuba bari kumwe n'abana barera, bashimishwa no kuba bagira uruhare mu iterambere ry'ibihugu byabo. Gusa nyuma y'akanyamuneza kabo, inyuma y'umutima mwiza bigirira, inyuma yo kwihangana, inyuma y'amashyi bakomerwa ku munsi wabo wa mwarimu, hari ikibazo gikomeje gukura buhoro buhoro kandi kitazatinda kugaragaza ingaruka mbi. Abarimu ku isi hose ntabwo bishimye. Abenshi bakunze kwemera kuva mu kazi, bagasezera akazi k'inzozi zabo. Mu buryo budasubirwamo, uyu nguyu ugiye kuba umwaka wanjye wa mbere wanyuma nigisha. Namaze kumenya vuba yuko uyu nguyu atari umuhamagaro wanjye, ntabwo ari umwuga wanjye. Mba numva ndi gushya mu mutwe, mba numva nanirwe. Ibi ngibi ntabwo ari ukunanirwa kwa mwarimu birenze ibyo. Ntabwo nakabaye nguma ahantu aho mba numva buri kanya mfite umuhangayiko mu gihe ngenda mu nzu, kubera yuko nzi yuko ngiye kumara andi masaha 8 cyangwa se 9. Ni ukubera iki? Uyu munsi abantu benshi bazi ko mwarimu ari umuntu ubayeho neza atavunika. Gusa niba kibazi ingorane ahura nazo mu mwuga we n'ubwitange. Nubwo bigiza nkana, ababyeyi benshi barabizi yuko baruhukiye abana babo bagiye ku mashuri, kubera ukuntu abana babo bazi nk'ubaganyi. Baba bazi yuko umuntu ushoboye kubarera neza ari mwarimu. Bamwe na bamwe hari igihe basa nk'abari gusigana ku nshingano bafite ku bana babo, bazisigana na mwarimu. Nibyo, mwarimu n'umurezi ni nk'umubyeyi. Ariko se ibi ni ndubiha agaciro? Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku buzima bwa mwarimu n'impamvu umwarimu w'uyu munsi atishimiye systeme y'uburezi bw'uyu munsi. Numva ukunze ikiganiro cyacu, ni wifate uduhe like, uduhe subscribe ku batarayikoze, maze ubundi unagira icyo bivugaho icyakorwa kugira ngo mwarimu w'uyu munsi atangire kwishima. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi niyo kibagezaho, nitwa Nsengiyumva Olivier. Mbahaye ikaze. Impamvu ya mbere, inzozi zabazanye mu mwuga ntizihabwa agaciro. Abenshi mu barimu ntibinjiye muri uyu mwuga kubera amafaranga, bawinjiyemo kubera umuhamagaro. Muri Kenya, umukobwa muto aba ashobora kuba umwarimu kubera ko umwarimu we yamwishyura amafaranga y'ikizamini. Mu Rwanda, umusore aba ashobora kwiga amasomo y'ubwarimu kubera ko hari umwarimu wamufataga neza akamwitaho. Mu Buyapani, umugabo yitangira uburezi nyuma yo guterwa imbaraga n'uburere n'ikinyabupfura yabonye akiri umwana, kandi byose bikuye kuri mwarimu. Muri Brazil, umusore wize ahitamo kwigisha aho kugira ngo ajye mu bigo by'ubucuruzi atangize business ku giti cye, kubera yuko yemera yuko uburezi bushobora kurwanya ubukene bugatuma abaturage bajijuka. Kwigisha ntabwo ari akazi gusa, ni inshingano, ni isezerano ryo kubaka ejo hazaza, ni umuhamagaro. Ariko hagati y'ishyaka n'ukuri ku buzima hari igitangira gusenyuka. Wakubwira ko umwarimu agumishwa mu kazi n'umushahara ahembwa buri kwezi, yaba akubeshye, kubera ko akazi ubwako bakora n'imbaraga bakoresha nawe wiha agaciro, uretse abanyeshuri bamwe na bamwe yigisha n'abaturage bake na bake bamuzi. Mu gace utuyemo ushobora kuba mwarimu umubara mu bantu bakenye muturanye, nyamara ku mateleviziyo akomeye yo mu bihugu byo hirya no hino ku isi wumva amakuru mashya y'ingamba ziri gufatwa ngo imibereho y'umwarimu irusheho kuba myiza. Zimwe ziza nk'ingamba bagatangira kuzumva ari nziza, nyamara zigahinduka imbogamizi. Ubuzima bwa mwarimu ushobora kuba ubuzi mu nyandiko no mu bitangazamakuru gusa. Ntabwo ubuzima bwa mwarimu bushaririye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere gusa, kubera ko no mu bihugu byamaze gutera imbere nka Leta Zunze za Amerika abarimu basuka amarira. Ntabwo nigeze menya ukuntu kuba umwarimu muri Leta Zunze za Amerika byari uburozi kugeza mvuye mu kazi. Umwarimu umaze imyaka 24 mu kazi, niyo ugiye ku mwaka wa nyuma ngiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ndarambiwe kandi ndarambiwe kubera ijambo rimwe: ababyeyi. Ibara ryakozwe n'ishyirahamwe ry'igihugu rishinzwe uburezi mu mwaka wa 2022 ryagaragaje yuko 55% by'abarimu bose bari muri icyo gihugu cya Leta Zunze za Amerika
bagaragaje umugambi wo kuva mu burezi mbere y'igihe cyagenwe mu mwaka umwe gusa wari wabanjirije uwo, ari mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2021. 37% gusa by'abarimu bagaragaje ibyiyumviro nk'ibyo ngibyo. Ikigaragara cyo aha ntabwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo ni ku isi yose muri rusange. Impamvu ya kabiri, umuzigo w'umushahara muto. Mu bice byinshi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarimu bakora indi mirimo y'inyongera kugira ngo babashe kubaho. Batwara imodoka zitwara abagenzi, bakora amaduka, bigisha amasomo y'inyongera, byose bakabikora nijoro. Muri Philippines, abarimu bohereza amafaranga mu miryango yabo bakiri guhangana n'ubukene bafite iwabo. Mu bihugu byinshi bya Afurika harimo Nigeria, imishahara rimwe na rimwe itinda amezi menshi. Cyokora icyo cyarakemutse mu Rwanda. Gusa mu bihugu nk'u Rwanda, abarimu benshi babeshejweho n'imyenda bafata muri koperative yabitiriwe. Tekereza kwigisha imibare umunsi wose, nijoro ukabura amahoro utekereza aho urakura amafaranga y'ubukode. Tekereza gusobanura ibijyanye n'ubukungu ariko wowe ubwawe utabasha kwivuza. Tekereza kwigisha ibijyanye no kurya indyo yuzuye wagera iwawe ukaburara. Bavuga ko kwigisha ari umwuga w'icyubahiro, ariko icyubahiro ni kishyura umuriro w'amashanyarazi. Mu yandi magambo, mwarimu ni nka buji, yemera gushonga kugira ngo amurikire abandi, yemera gushira no kubaho nabi kugira ngo abandi bazabeho neza. Ni intwari yemera gutakaza ejo hazaza hayo kugira ngo yubake inzozi z'abandi. Bazakubwira ko umushahara wa mwarimu wazamutse, ariko ntibazakubwira yuko ibyavaga mu mushahara we wa mbere byagabanutse. Mu mwaka wa 2010, inyama y'inka y'iroti yashoboraga kugurwa amafaranga y'u Rwanda atarenze 2,000. None uyu munsi mu mwaka wa 2026 ntushobora kubona inyama y'inka y'iroti munsi y'ibihumbi 7 cyangwa se 8. Mu mwaka wa 2010, fanta yashoboraga kugurwa amafaranga atarenze 250. None uyu munsi ntushobora gupfa kuyibona ku mafaranga ari munsi y'igihumbi. Nyuma y'imyaka 16 gusa, byinshi mu biciro by'ibicuruzwa byikubye inshuro zitari munsi yenye. Mu nama y'Abaminisitiri yateranye ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022 mu Rwanda, yaganiriye ku iterambere ry'imibereho y'umwarimu mu buryo bwo gukomeza gushyigikira ikigega koperative Umwarimu Sacco no guteza imbere ireme ry'uburezi mu mashuri y'uburezi bw'ibanze, tekinike, imyuga n'ubumenyingiro mu bigo by'amashuri ya leta n'abafatanya na leta ku bw'amasezerano. Bityo hafatwa ibyemezo bikurikira. Icya mbere, gushyira mu kigega cya koperative Umwarimu Sacco amafaranga miliyari 5 y'amanyarwanda mu rwego rwo kongerera ubushobozi bwo kurushaho gutanga inguzanyo ku mwarimu. Byibuke neza, ni inguzanyo. Ingingo ya kabiri yavuzweho ni ukongera imishahara y'abarimu ku buryo bukurikira. Umwarimu ukora kandi agahemberwa ku mpamyabumenyi y'amashuri yisumbuye izwi nka AD yongerewe 88% by'umushahara utahanwa w'umutangizi, cyangwa se akaba ari amafaranga yiyongereye hangana n'ibihumbi 50,849. Ntabwo tugiye kubijyamo byose, gusa ikigaragara cyo nuko mwarimu yongejwe. Byatangiye gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwakurikiyeho kwa Kanama mu mwaka wa 2022. Byakorewe i Kigali ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2022. Niba witegereza iyi mibare urasanga naho umushahara w'umwarimu wikubye kabiri. Ngiyi impamvu umwarimu watakaga ubukene mu mwaka wa 2020 batarongezwa akomeje kubutaka no mu mwaka wa 2026. Impamvu ya gatatu, akazi ke karamurenze. Abantu benshi babona mwarimu mu ishuri kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 11 n'igice z'amanywa, ariko icyo ni igice gito cy'akazi bazi. Nyuma y'uko abanyeshuri bataha, abarimu bakosora amakayi n'imikoro myinshi kugira ngo bamenye ikigero cy'abanyeshuri bigisha. Bategura amasomo y'ejo kugira ngo isomo bazatanga ejo rizarusheho kumvikana. Bitabira inama z'abayobozi kugira ngo harebwe ingamba zazamura ireme ry'uburezi. Buzuza impapuro z'akazi mu rwego rwo guhanahana amakuru y'ibirebana n'akazi. Basubiza ubutumwa bw'ababyeyi kugira ngo imikoranire hagati yabo n'ababyeyi b'abana bafatanyije kurera irusheho kugenda neza. Mu bihugu nka Korea y'Epfo, igitutu cyo gutsindisha abanyeshuri kirakabije. Ntabwo ari aho gusa, ni ku isi hose. Mu bwami bw'Abongereza, isuzuma ry'akazi rishobora gutera ubwoba n'umuhangayiko kubera yuko risaba ibintu birenze. Umwarimu ntakiri uwigisha gusa, ni umujyanama, ni umucungamutungo w'inyandiko,
ni umurinzi, ni umujyanama amarangamutima, ariko akenshi ntihemerwa kuba umwigisha gusa. Ntekereza ko kimwe mu bice bigoye cyane byo kuba mwarimu harimo kudasigarana imbaraga na nke zo kwitaho nyuma y'umunsi wose. Mara iminsi yanjye yose mfite imbaraga nyinshi ngerageza gutekereza uburyo buke bwo gutuma abanyeshuri banjye bakurikira, ndetse ibi byose nkamenya yuko ibikenewe byose biboneka. Nkunda abanyeshuri banjye nanakunda n'akazi kanjye, gusa ariko biracyagorana kuba buri munsi najya mpora naniwe. Intego yanjye ni ukugerageza kuringaniza uburyo bwo kuba mwarimu mwiza n'uburyo bwo gushaka igihe cyo kwiyitaho, kubera yuko ndabizi yuko ibi ngibi byo kutiyitaho bitazaramba. Impamvu ya kane, ukuri kw'ibibera ku ishuri gutandukanye n'ukuri kuri mu nyandiko za politiki. Kuri iyi ngingo reka duhere ku myitwarire y'abanyeshuri n'ikoranabuhanga. Ku isi hose imyitwarire y'abanyeshuri mu mashuri irahinduka. Mu bihugu nk'Ubufaransa na Canada, abarimu bavuga yuko kubaha kw'abanyeshuri bigenda bigabanuka. Imbuga nkoranyambaga zahinduye uko ubuyobozi bubonwa. Muri iki kinyejana ikoranabuhanga rya mudasobwa ryoroheje ubuzima bw'abatuye isi y'uyu munsi, hari aho abanyeshuri basabwe kujya bitwaza smartphone na za mudasobwa ku mashuri mu rwego rwo kugira ngo bige neza vuba kandi biboroheye. Gusa byinshi mu bihugu byatangije izi ngamba ntibyatinze kubona yuko byibeshye. Ibyaro gufasha abana kwiga byahindutse kubarangaza mu gihe cy'amasomo. Abanyeshuri bamwe na bamwe babaga bahugiye ku mbuga nkoranyambaga mu gihe cy'amasomo. Abandi bakiraga ubutumwa bwa hato na hato bwatumaga badakurikira neza. Ibitero by'amakuru yo kuri za murandasi by'iterabwoba byakomeje kwiyongera, aho umunyeshuri yashoboraga gufata amashusho mugenzi we arimo anyuzurwa akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, uharabitswe ku karubanda, cyo bikaba byahungabanya amarangamutima ye hafi yo kwiyambura ubuzima. Guharabikwa bene aka kageni ntabwo byakorewe abanyeshuri gusa, kubera ko hari n'abarimu bafashwe amashusho batabizi baseberezwa kuri za interineti. Rimwe na rimwe bagakosorwa mu ruhame nta makuru yuzuye abanyeshuri bakosora bafite. Nyamara abateguye umushinga nk'uyu bari mu biro byabo, batanga itegeko ryo gukoresha smartphone mu myigire no mu myigishirize hatagishijwe inama umwarimu. Uko ni nako bigenda mu bihugu byinshi byo ku isi, harimo n'ibihugu bya Afurika, aho umwarimu ategekwa kubahiriza ingamba zafatiwe mu nzego zo hejuru we nta ruhara bigizemo, nta nama agishijwe, kandi nyamara ari we ubereye kuri tele. Iyo bigaragaye ko umushinga wigiwe mu nzego zo hejuru udatanze umusaruro nk'uko byari byitezwe, birangira umwarimu ari uri kwirengera ingaruka zose uwo mushinga ubateje. Nk'urugero, mu myaka mike itambutse mu Rwanda hatangijwe gahunda ya Rwanda Equip, aho umwarimu yabaga ategetswe kwigishiriza kuri tablet, kwandika ku kibaho bikagaragara nk'umugani cyangwa se bikaba ari amakosa. Icyuho iyi gahunda yasize mu ireme ry'uburezi bw'u Rwanda uyu munsi, abarimu baracyarimo bararwana nacyo kugira ngo barebe bakiziba. Abanyeshuri bigaga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza icyo gihe bahabwa imibare nk'iyo mu mwaka wa mbere icyo gihe. Uyu munsi mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bagowe no gukora imibare yo mu mwaka wa gatanu cyangwa se uwa kane w'amashuri abanza. Mu mpera z'umwaka wa 2025 tuvuyemo vuba, abakozi ba leta biganjemo abarimu n'abaganga bategetswe kwiga amasomo y'ubwenge buhangano. Abenshi bize ku gitutu bataramenya icyo ubwo bwenge buhangano bazabukoresha mu kazi kabo ka buri munsi, by'umwihariko abageze mu za bukuru batamenyereye cyane iby'ikoranabuhanga. Ni byiza, gusa ikibazo ni iki: bazabikoresha ryari ko batabisobanuriye neza? Mu by'ukuri izi ngamba zose zagiye zifatwa ku bw'ineza y'Abanyarwanda, gusa kutabanza kumva icyo umwarimu abitekerezaho ubwabyo byatumye zimwe muri izo ngamba zitagenda neza nk'uko byari byiteganyijwe. Mu bihugu nka Afurika y'Epfo hari n'abahura n'iterabwoba. Ishuri ryahoze ari ahantu h'umutekano rimwe na rimwe risa nk'urugamba. Ku isi hose umwarimu atangira urugamba rukomeye akinjira mu ishuri ku munsi wa mbere. Mu ishuri riba rishobora kugira abanyeshuri 50. Mwarimu abategetswe gutanga isomo rikumvikana icyarimwe, agakemura ibibazo by'abashaka gahushya ko kujya ku bwiherero, gukemura ibibazo by'abibanya ibikoresho by'ishuri, kwita ku munyeshuri ku giti cye, nyamara ibyo byose akaba ategetswe kubikora mu gihe kitarenze iminota 40. Niba utangiye kumva impamvu mwarimu atishimye, tekereza ukuntu byagorana kwigisha abanyeshuri ibijyanye no gufata ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye umwe mu banyeshuri 10 yaburaye nta n'icyizere cy'uko iryo joro ribuze kurya.
Amahirwe ni uko icyo kibazo leta y'u Rwanda isa nk'iyagikemuye kubera yuko abana bafatira amafunguro ku ishuri nibura saa sita. Mu bihugu byinshi bya Afurika hari gahunda nziza y'uburezi kuri bose yageze no mu Rwanda, aho kwiga mu cyiciro cyose bitagendera ku myaka, imiterere y'umubiri, igitsina n'aho aturuka, bigendera kuba gusa ari umuntu. Mu ishuri rimwe umunyeshuri w'imyaka 20 wiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza aba ashobora kwigana n'umunyeshuri w'imyaka 10 arusha imyaka 10. Twese turabizi ko imyaka 20 bihagije ngo umuntu atangire kwitekerezaho no kwirwanaho mu mibereho ye ya buri munsi. Byanga bikundi yatagwingiye mu bijyanye n'imitekerereze, atangiye gutekereza uburyo azabaho ubwo atazaba akiri kumwe n'ababyeyi be. Abafite indangamuntu, abashobora kwaka akazi akagahabwa, abashobora kunganira umuryango we mu bijyanye n'amikoro rimwe na rimwe mu miryango ikennye. Abenshi mu bageze muri iyi myaka baba batakwemera kuburara bafite imbaraga n'imyaka ibemerera gukora, nk'uko bamwe batangira kuva mu ishuri gake gake. Ariko se iyo umunyeshuri ufite no myaka 20 avuye mu ishuri, amakosa akirwa kuri nde? Umubyeyi cyangwa umwarimu? Igisubizo ni mwarimu. Utamusanga iwabo ngo amugarure ku ishuri. Mwarimu wisanga ashyirwaho ikosa ryose ribonetse mu burezi aba ashobora gutangira kwangirika mu buryo bw'imitekerereze no kumva yuko ntacyo ashoboye. Aba ashobora guhura n'imihangayiko n'umunaniro adashobora kwihanganira. Reka tuvuge ku buzima bwa mwarimu bwo mu mutwe. Ingingo ya 5. Ubuzima bwo mu mutwe bwa mwarimu ntibwitaweho. Nyirabayazana w'ibi byose no umunaniro ukabije. Umunaniro ukabije si umunaniro usanzwe w'umubiri n'imitekerereze ndetse n'amarangamutima. Ni ugutakaza imbaraga z'ubwonko. Mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 abarimu bahise bahindura uburyo bwo kwigisha. Mu bihugu nko mu Butaliyani no mu Buhinde, abarimu benshi bagombaga kwiga gukoresha ikoranabuhanga mu minsi mike. Hari abari bafite internet idahagije, hari abigishaga bari mu gikoni cy'urugo rwabo barera abana babo. Abarimu babaye abajyanama b'imbere ku murongo. Ariko se ninde ubaha imbaraga? Ninde usubizamo imbaraga mwarimu? Ese ibyo akora bishimirwa? Niba abarimu batishimye bivuze iki ku bana bacu, ku bukungu bwacu, ku bayobozi b'ejo hazaza? Uburezi bwubaka igihugu, ariko se ninde wubaka uburezi? Ni umwarimu. Ese zahitamo kubaha agaciro mbere y'uko amajwi yabaceceka burundu, cyangwa hari ubundi buryo buzashoboka bwo kuba abana bahabwa uburere hatifashishijwe umwarimu? Reka tubitege amaso. Iki kiganiro cyitwa Isoko y'Ubuvumbuzi ngiye kibagezaho, nitwa Nsengiyumva Olivier. Ndabashimira kuba mwakomeje kubana natwe, naho ubutaha.